Perezida Paul Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame n'umuryango ukomeye cyane w'abana 4 n'abuzukuru 2. Cyomoro Kagame niwe mfura muri uyu muryango, agakurikirwa na Madamu Ingabire Kagame, nawe ukurikirwa ndetse na yaguze Kagame, mu gihe umuhererezi muri uyu muryango ari Brian Cyizere Kagame. Ubuzima bwite bw'abagize umuryango mugari wa Perezida Paul Kagame ntibyoroshye kubona amakuru y'abagize uyu muryango. Gusa kuri ubu Perezida Kagame akunze kugaragaza bimwe mu bihe bidasanzwe asigaye agirana n'abuzukuru be mu bihe bitandukanye, nk'uko akunda kubisangiza abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro cy'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru muri 2019, Perezida Kagame yavuze ko yabonye umwanya nyuma y'akazi katoroshye akunda kugirana ibihe byiza n'umuryango we, cyane cyane umwuzukuru we nk'uko yabigaruzeho iki gihe, ndetse kandi mu mashusho yerutse gushyirwa hanze n'umunyamakuru Mwenda usanzwe ari umunyamakuru ukomeye cyane muri Uganda, yagaragaje ko yanyuzwe n'uburyo umuryango wa Perezida Paul Kagame ubanye, ndetse anagaragaza ko wakabereye abandi urugero rwiza. Yagize ati Perezida na Madamu we ni couple nziza cyane, ndetse mu by'ukuri bakwiye kubera icyitegererezo andi ba couple. Ni Perezida ndetse ni umuntu w'ingirakamaro kurusha abandi mu Rwanda, ariko ntibimubuza kubona umwanya wo kubana n'umuryango we. Ubwo Perezida Kagame yagaruka ku cy'umuryango we usobanuye kuri we, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko kugira umuryango ari isoko y'ibyishimo kuri we, ndetse uza ku mwanya wa mbere. Perezida Paul Kagame wakunze kugaragara kenshi ari kumwe n'umwuzukuru we, yavuze ko kugira umuryango ari isoko y'ibyishimo, ndetse nawe anezerwa no kuba afite abe. Yagize ati iyo ufite umuryango, ufite abawe, nta mpamvu umuntu adakwiye kunezerwa. Nicyo tuberaho, nicyo dukorera, byaba byiza bigeze kuri buri munyarwanda wese. Niyo mpamvu n'inshingano z'igihugu zijyanye n'umurimo uba wifuza ko abantu, imiryango yabo nabo bashobora kunezerwa. Umwanya kandi w'abagize umuryango we uraboneka, ntabwo umwanya ujya ubura w'ikintu abantu abashaka cyangwa se kigufitiye akamaro. Kuko kandi yavugaga igisobanuro cy'umuryango kuri we, Perezida Kagame yagize ati umuryango wanjye uza imbere muri byose, kuko utuma nanjye mbaho neza. Kugira abana n'abuzukuru muri make bituma ubuzima buba bwiza. Tugiye mu nshingano twese tuba dufite ibyo dukorera buri gihe, kandi akazi kanjye karoroha iyo njye ubwanjye nishimye. Mu mwaka ushize kandi wa 2022, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko yabeswe bakamutsungura ku isabukuru ye y'amavuko. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yavuze ko isabukuru ye inshuti ze n'abagize umuryango we bamukoreye ibirori, ariko kugira ngo abyitabire babanza kumubeshya ko hari abantu bafite ikibazo gikomeye bashaka kumugezaho. Ibi Perezida Kagame yaje kubigarukaho ubwo yitabiraga ihuriro nyafurika ku bikorwa by'ubugiraneza rizwi nka African Philanthropy Forum, nyuma y'umunsi umwe yizihije isabukuru ye y'amavuko iba buri tariki ya 23 Ukwakira buri mwaka. Ubwo iyo nama yatangiraga, abitabiriye iyo nama babanje gutungura Perezida Paul Kagame amwifuriza isabukuru nziza y'amavuko, ari nako bamuririmbiraga. Ubwo yari afashe ijambo, Perezida Kagame yaje gushimira abitabiriye iyo nama, ababwira ko uko bamutsunguye bisa neza n'ibyabayeho mu ijoro ryashize, ubwo umuryango we n'inshuti bahitagamo kumubeshya ko hari abantu bamushaka, kandi mu by'ukuri bashaka kumutungura ngo bamukorere ibirori byo kumwifuriza isabukuru nziza. Yavuze ko amasaha nyuma ya saa sita yari yapanze ko yazajya kuruhuka ndetse no kureba umupira, ariko biza kurangira atunguwe n'umuryango we. Ati mwarantunguye kimwe n'uko byagenze ku mugoroba washize. Nari nafashe umwanzuro wo gufata amasaha ya nyuma ya saa sita yose n'ay'umugoroba ngo nduhuke nanarebe umupira w'amaguru, ariko nyuma yanakiriye ubutumwa bumbwira ko hari abantu bashaka ko tubarana kubera ko bafite ikibazo cyihutirwa bashaka kumenyesha. Perezida Kagame yakomeje avuga ko umuryango we n'inshuti bahise bamujyana ahakomereje ibirori byo kumwifuriza isabukuru nziza. Ati bahise banjyana mu rugo rw'umuntu runaka, bageze nsanga abantu bateguye umusangiro wo kunyifuriza isabukuru nziza. Abo bantu bari inshuti n'umuryango. Gusa nubwo bimeze gutyo, si kenshi abana ba Perezida Kagame bakunze kugaragara mu ruhando rwa politike, bitangazamakuru cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko biba bitoroshye kumenya inshingano zabo, aho bakorera, ndetse n'ubuzima bwabo bwite, nko kumenya abakunzi babo cyangwa aho basohokera n'ibindi byinshi bitandukanye buri wese yagirira amatsiko ku bana b'umukuru w'igihugu. Muri 2020 mu kwezi kwa gatanu, mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ashingiye ku bubasha ahabwa n'amategeko, Perezida Paul Kagame aje gushyira imfura ye Cyomoro Kagame mu nshingano nk'umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Bwari bwo bwa mbere kandi umwe mu bana ba Perezida yumvikana mu nshingano zitandukanye zijyanye no gukorera igihugu, nubwo bitazwi niba yaba akiri muri izo nshingano cyangwa yarazivuyemo. Cyomoro Kagame ni umwe mu bana ba Perezida Kagame bakunze kumvikana mu buzima bwo hanze, cyane cyane ko hari amashusho menshi yagiye amugaragaza ari kumwe n'ibyamamare bitandukanye nk'ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no mu mwaka wa 2021 mu nkuru kandi ikinyamakuru The Making News yanditswe na James McRae yavugaga ko Kagame yaguze inzu nziza cyane mu gace ka Beverly Hills mu mujyi wa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iyi nyubako ikaba yaraguzwe asaga miliyoni 3 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika angana na miliyoni 3 na miliyoni 350 z'amafaranga y'u Rwanda. Amakuru kandi atarigeze yemezwa cyangwa ngahakanwe n'abagize umuryango wa Perezida Paul Kagame cyangwa nyir'ubwite. Kuba bisa nkaho mu bana ba Perezida Kagame bitarakuze ko bagaragara mu ruhando rwa politiki nk'uko abandi bakuru b'ibihugu, usanga abana babo bafite inshingano zitandukanye, nkaho uzasanga uyu munsi Perezida wa Uganda Museveni afite umuhungu we akaba n'umujyanama bya gisirikare General Ken Rugaba n'abandi benshi uzasanga bikorwa gutyo. Uyu munsi mu Rwanda bisa nkaho ayo mateka agiye guhinduka mu muryango wa Perezida Paul Kagame nk'uko bimaze iminsi bigaragazwa n'abatari bake, yaba mu bitangazamakuru bitandukanye no komeza ibiganiro bya politike, aho bamwe kandi babifata nk'izindi mbaraga ziba ziyongereye, ariko nanone bikaba umusanzu ukomeye ku gihugu kubona umwe mu bana b'umuyobozi w'igihugu nawe ashobora kugira inshingano, nubwo hari n'abandi babibona mu bundi buryo butandukanye nko guhererekanya ubutegetsi binyuze mu miryango n'ibindi byinshi. Byanze bikunze izina ry'uwundi kuvuga ryamaze kugera mu bitekerezo byawe. Yitwa Kagame. Uyu musore ukiri muto cyane kugeza kuri ubu arabarizwa mu mutwe wa Republican Guard ushinzwe umutekano w'abanyacyubahiro barimo n'umukuru w'igihugu. Afite impamyabumenyi mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu bijyanye n'icungamutungo yakuye muri kaminuza ya William College yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2019. Umwaka ushize kandi ku itariki ya 12 Kanama 2022 nibwo Kagame yasoje amasomo mu gisirikare amushyira ku rwego rwa Lieutenant mu birori bibereye ijisho byabereye ku cyicaro cy'ishuri rya gisirikare rya Sandhurst Royal Military Academy riherereye mu majyepfo y'umujyi wa Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Iri shuri yasorejemo rifite ibigwi bikomeye mu gutoza abasirikare bakuru bo mu gihugu cy'Ubwongereza, by'umwihariko ingabo z'ubwami, aho bongererwa ubumenyi mu kuyobora ingabo. Kagame kandi wagombaga kubanza kurahira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF kugira ngo atangire inshingano zo gukorera igihugu tariki ya 4 Ugushyingo 2022 mu karasisi karyoheye ijisho ndetse imbere y'abagize umuryango we barimo na Perezida Paul Kagame, Madame Jeannette Kagame, mushiki we Ange Gabire Kagame n'umugabo we Ndingingoma ndetse n'inkumi yabo Kagame, n'umwe mu basoje amasomo uko ari 568 bahawe ipeti rya Lieutenant bambitswe na Perezida Paul Kagame, umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye uwo muhango, Perezida Paul Kagame yashimye abarimu bigishije abasirikare bashya binjiye muri RDF kimwe n'ibihugu by'inshuti byabahaye amahugurwa aba bana b'u Rwanda. Yakomeje agira ati, ababyeyi ndabashimira cyane kuba mwaremereye ko abana banyu bashobora kujya muri uyu mwuga ndetse mukabibashishikariza, nabo ubwabo kandi bashimira ko byabereye ku bushake bwabo kurusha ko babishyizwemo n'abandi. Nyuma gusa y'amezi 2 n'iminsi 11 arahira izo nshingano, Kagame yaje gutungurana mu buryo budasanzwe agaragara mu bashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu mu masengesho yo gusabira igihugu azwi nka National Prayer Breakfast aherutse kubera muri Kigali Convention Center tariki 15 Mutarama 2023. Kagame wagaragaye yambaye udukoresho tw'itumanaho dusanzwe twambarwa n'abasirikare bashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu, yavugishije abatari bake ndetse amafoto yatangira gusakara ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa Twitter n'ahandi. Aho abanyarwanda batari bake bakomeje kugaragaza ko batewe ishema n'uyu musore wemeye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda mu gutanga umusanzu we mu gukomeza gufatanya n'abandi b'ingeri zitandukanye mu kubaka igihugu cyabo. Nubwo ariko bisa nkaho abenshi banyuzwe no kubona uyu musore muri izi nshingano, bamwe mu batavuga rumwe na leta y'igihugu cy'u Rwanda nabo bagiye batanga ibitekerezo byabo, cyane cyane bagaragaza ko Perezida Kagame yaba ari mu nzira zo gutegura ushobora kuzamusimbura ku butegetsi, kuko mugenzi we w'igihugu cya Uganda Perezida Museveni bisa nkaho ariyo nzira yakoresheje, ndetse binagaragara ko umuhungu afite inyota yo kuzamusimbura akayobora Uganda. Kagame ubusanzwe akunda umupira w'amaguru ndetse mu bihe bitandukanye yakunze kubigaragaza, aho muri 2016 mu kwezi kwa gatandatu Kagame Cyizere Brian na Kagame Kigenza bakiniye Amavubi batarikije imyaka 20 mu mukino wabahuje n'ikipe y'igihugu ya Maroc mu rwego rwo kwibuka abatutsi bazize jenoside muri 1994, ndetse kandi kuri uwo munsi Kagame ni umwe mu batanze ubutumwa bwo kwihanganisha abanyarwanda by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kugaragaza ko hari icyizere cy'ubuzima bw'ahazaza. Nubwo bimeze gutya ariko kandi abenshi baribaza ibibazo bitandukanye. Ese Kagame utangira urugendo nk'umusirikare mu ngabo z'u Rwanda azasoza nk'umusirikare, cyangwa ese Kagame niwe uzakomeza gusigasira ibyagezweho na se Perezida Paul Kagame mu gukomeza kubaka u Rwanda afatanyije n'abanyarwanda? Iyi ni NTV Rwanda. Jya munsi y'iyo video ukore kuri subscribe na kandi nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro n'amakuru tugutegurira umunsi ku munsi 5 kuri 5. Ndabashimiye.